Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero n'amakuru yacu y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buroko bukeye nuko bwije. Amakuru yacu rero y'uyu munsi akaba aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ndaza kubwira ko DJ KAMO yabyinishije abanyakigali ijipo ikamucikiraho. Muri aya makuru rero ukaba uraza kumenya uko byose byagenze, ndetse muri aya makuru ndaza no kukubwira ibintu bitatu bidasanzwe utaruzi kuri The Ben ugiye kuba wakora ubukwe n'uwukeza Pamela muri uko kwezi kwa 12. Ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ko umuhanzi Burna Boy yamaze kuba yavuga impamvu abanya-Nigeria bamwanga urunuka. Amakuru yacu rero ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu rero tuyahere kuri The Ben. The Ben rero ibintu bidasanzwe bitatu kuri we bikaba byamaze kujya hanze. Umuhanzi The Ben rero uri kwitegura ubukwe mu gihe gito kiri imbere na Miss Pamela yahishuye ibintu bitatu bidasanzwe abakunzi be batari bamuziho, birimo no kuba ari umunyabwoba. Ibi rero yabitangaje ubwo ari mu kiganiro kuri Kiss FM, ubwo yarabajijwe ku bintu bidasanzwe abakunzi be batari bamuziho. Icyambere rero yababwiye ko ari umunyabwoba. Ubwo rero yari mu kiganiro yari kumwe na Muyoboke Alex ufatwa nka manager w'ibihe byose. Alex Muyoboke rero niwe wavuze ko mu bintu abantu batari bazi kuri The Ben ari uko ari umunyabwoba. Yavuze ko rero atari umunyabwoba w'ikindi kintu, ahubwo ko atinya kwishora cyangwa se gukora ikintu gishobora kuba cyamuteranya n'inshuti ze cyangwa se abantu be ba hafi. Ibi rero bivuze ko yanga ko hari ikintu cyari cyo cyose kibi cyamuteranya n'inshuti ze kimuturutseho. Hano abantu bamwe bahise babihuza n'igihe yavugaga ko adashaka yangana ku rubyiniro cyangwa se igisa nka bato hagati ye n'umuhanzi mugenzi we Bruce Melody, ahubwo ko byaba byiza bateguye igitaramo gisanzwe kikabahuza nyine bagashimisha abakunzi babo bose, ariko ntibyitwe bato nyine. Ikintu cya kabiri rero cyavuzwe kuri The Ben kidasanzwe ni umunyamahoro. Buriya The Ben ngo ni umunyamahoro cyane, ngibi bisobanuye ko rero yitonda bimwe birenze. Abahora rero hafi ye bakunze kuvuga ko ari wa muntu uhora giturije udakunda gushotorana, akaba ari nayo mpamvu rero abantu benshi bamushotora mu itangazamakuru, ariko bikarangira nta n'umwe agize icyo asubiza, ahubwo agahora yiturije. Ikintu cya gatatu wamenya kuri The Ben rero ngo The Ben akunda abantu bimwe bikomeye kandi nta kindi yitayeho cyangwa se agendeyeho. Akunze gufasha abantu mu buryo butandukanye nubwo bidakunze kumenyekana kubera ko adakunda icyitwa nkore nshimwe, ahubwo we akora icyo abona gikwiriye. Abamugana rero bababaye bose uyu muhanzi The Ben akaba abafasha uko ashoboye. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri DJ KAMO aho ibyinishije abanyakigali ijipo ikarinda imucikiraho. Uyu DJ KAMO rero muri Afrika y'Epfo abanyabirori bitabiriye igitaramo yakoreye Kigali kugeza ubwo ijipo yari yambaye imucikiyeho. Mu ijoro ryo kuri wa gatandatu rishyira ku cyumweru muri Mundi Center habereye igitaramo nyine cyatumiyemo uyu DJ KAMO Fera. Iki gitaramo rero cyari kiyobowe n'umushyushyarugamba Zuba Mutesi usanzwe ari umushyushyarugamba wabigize umwuga, niwe rero wayoboye iki gitaramo. Uyu DJ KAMO rero ubwo yarageze hagati abyina ijipo ngufi yari yambaye yacitse, bisaba ko ababyinnyi bari bamuherekeje bayizirika mu gihe we yakomeje kuririmba nk'ibisanzwe. Uyu mukobwa rero wari wishimiwe ku kigero cyo hejuru, yanyuzagamo akaririmba indirimbo z'abandi bahanzi ibiwabo zirimo Blinding Lights ya Justin 99 yakoranye na Uncle. Yasoreje rero kuri Dariye iri muzigezweho ku mugabane wa Afrika by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok. Abanyakigali rero bamurusha ijwi nyine bayiririmbye banaramurenza. Iyi ndirimbo rero yashyizwe hanze mu mpera z'ukwezi gushize, yayikoranye na Baby Son, Kuri, Harrison, ICU na Tyra.
Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Burna Boy yamaze kuba yatangaza impamvu abanya-Nigeria bamwanga urunuka. Uyu muhanzi rero Burna Boy aremeza ko kuba arenze abandi mu myidagaduro yo muri Nigeria ari byo bituma bamwanga cyane. Umuhanzi wo muri Nigeria rero wegukanye Grammy Awards Damini Uguru uzwi ku mazina ya Burna Boy yikomye bikomeye cyane abanya-Nigeria, atanga impamvu mu ruganda rw'imyidagaduro muri icyo gihugu bamwanga urunuka. Mu butumwa rero uyu muhanzi yacishije ku rukuta rwe rwa Twitter kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Ukuboza 2023 akaba yatangaje ko muri Nigeria bamwanga kubera ko nta wundi muntu umuri hejuru. Burna Boy rero wita African Giant yagize ati abanya-Nigeria banyanga n'abari munsi yanjye kubera ko nta wundi muntu undi hejuru. Uyu muhanzi rero ntabwo ari ubwa mbere yaba atangaje ko aho akomoka batamukunda, dore ko buri gihe akunze kubisubiramo. Kwikoma rero abatuye Nigeria kwa Burna Boy akaba yaranabishyize ku rundi rwego, dore ko yanasohoye indirimbo yise Thank You yasohotse kuri album I Told Them aheruka gushyira hanze. Muri iyi ndirimbo rero akaba agaragaza ko abanya-Nigeria batamwishimira uko bikwiye, ariko akavuga ko we aterwa ishema n'igihugu cye kandi ngo muruko abonye nyine amahirwe arabigaragaza. Uretse kuba rero Burna Boy atangaza ko abanyagihugu batabona uruhare rwe mu kuzamura umuziki w'iki gihugu ku ruhando mpuzamahanga, ariko kandi mu makuru adafitiwe gihamya akunda kuvuga ko nyina umubyara yahoze ari umubyinnyi w'umunyabigwi muri Afrobeat nyakwigendera Fela Kuti. Reka rero ngushimire wabanye natwe muri amakuru yacu y'uyu munsi, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment aribwo bwa mbere ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.